guys, turakomeje na show. Tujye kwakira umukomediye mwiza umaze igihe. Ni umusaza mu myaka no muri komedi. Niwe muntu wakoranye komedi na Kanyombya. Bavuga ngo kera tukiri abana bato ngo abantu ntibasekaga ngo abantu bari guseka. Ni umukomediye mwiza ya performance muri Watch Comedy, ya performance muri Gens Comedy, ya performance muri Seka Live, ya performance mu gitaramo cy'Impara. Uyu mukomediye ni uwa kera guys. Mu muhamashi byibuza imyaka ye muyiha agaciro. Twakira Joshua! It's the remix, yeah. The remix, yeah. No, I make real noise. Anago bayizi tu. Wari waboroka indirimbo nyuma y'igihe ukaza kumva ko ibyo waborotse bitari ukuri nta na kimwe bisobanuye. Ugasanga ibyo waborotse nta nantu bihuri. Iyi ndirimbo nigeze kuyimanuka mbwira ibyo naborotse nyuma. Arahantu baririmba kugira ngo bateye umuntu icyuma. There's no love gift for you nkajya cyane. Choba! So matoso ni tot for you, you know I can. Farabare kumarore omwere I get bebe chimpanzoro chinonshore. If you see what is chinonshore? What's chinonshore? What is chinonshore? Aha, what is the farabare kusamu? Ekareka na n'umubizi. Gusa ikintu kimwe kijya kinangaza. Sometimes we cram tutazi nibyo ducramming. Ako ariyo nigeze gucramminga ya Chris Brown. Tavuga se umubira ari kutwigisha inyajwi cyangwa ari kutwigisha ingombajwi. Ukaboroka ikintu utanabizi ugasanga harimo nk'ibintu bijyanye nk'inyuguti. There can be only one you wa and baby girl can never make it two na 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 wa and I know you came here with your crew. Niye nyajwi mumvamo cyane. Mwese muri bigoryi wana gari nyajwi n'ingombajwi. Mwa amashinyamuneka. Gusa niba atari ikintu muzi muri music nyarwanda n'ahandi hose mu mahanga. Nta ndirimbo ubu ngubu isigaye isohoka hatarimo ijambo nana. Nana iyo ugiye muri dictionary bakubwira ko nana isobanura idiot uri ikigoryi. So ni ibihe bigoryi dufite muri inoze twahereye kuri na 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 oh na na I just wanna na oh na 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 oh na 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 na. Hari n'ibindi bigoryi bita biza hano muri Afrika icyambere ni Medi. Na 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 na. Tukajya no muri Tanzania kuri Diamond oh na 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 baby yo oh na. No muri Uganda rega kibayo oh na 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 jangu kurage yeah man. Hano ataye bigoryi gusa uyu munsi ntago ndivuge ku bishego mbabarire pe narakijijwe ariko none ntago mbivuge yama uriya mukobwa ubivuzwe n'umuhungu bicaranye ubuzi kuri gutereta umwana naguzi kari uri kuninja nk'iyo gusa ntago nasoza nanone navuze ku bintu byecyanye na Drake. Drake ngo yashize bombo ye hanze ngira ngo abantu mwarabibonye yambaye gusa buriya mbega umuhini we mubira afite boro we genda nabibonye ngira ubwoba gusa ikintu dushimira kimwe nuko yari asiramuye. Iyo usanga nagasiramuye niwo wari kurebera filime. Gusa ikintu nabonye kimwe mujya mvuga ngo umuntu w'inzoga akagira iki n'iki ngo nagazabona ijuru ngo iki n'iki ngo ujya mu busambanyi ariko buriya abantu basiramuye ndakubwiza uko nibo abantu batazabona ijuru. Tunywerese Imagine ugiye mu ijuru Franco ukageraho ugasanga Imana yarakaye ikavuga nge niba utazanye agashishwa kanje naguhaye ntabwo uri buryinjiremo. Franco no gusubira kwa doctor agiye kumubaza agashishwa ke doctor Imana yarakaye irashaka kaboro kayo. Harya Franco wisiramurije he? Ni hano muri Niboyi. Reka tujye mu ndobo za Niboyi. Doctor akajya mu ndobo za Niboyi akazana. Franco uyu ni wowe? Doctor wanaga ari ngenda abona ari uyu ni Uncle Austin.
ubibwiwe n'iki Franco yari arwaye umutezi ndabizi Dr. Franco aka ni akawe Dr. ko nagarakange kamereze ndebe Franco akagafa Dr. ko mbona gakomeye cyane kabaye barafu wisramuje ki Franco uyu ni wowe Franco ndabona ari kibonko ubibwiwe n'iki arahorose cyane nari mbizi Dr. kajugunyini Franco uyu ni inde sha Dr. ndabona uwo nguwo ari ngewe uyu ni wowe Franco ni ngewe pe ariko Franco ntukabeshye uyu muntu ni kanyombya na musiramuye ni mugoroba uri kuvuga ngo ni wowe Dr. ko mbona ari ngewe nyamuneka ariko wa mugabo we wisramuje ryari Dr. hashize imyaka 10 n'isramuje hanyuma kutambwiye ngo tujye mu byaboze yo mpamvu ngira abantu muri hano nyamuneka niba uzi ko uri umukinnyi ukaba uzi ko nyamuneka utisiramuje menya ko ukora amafuti mu kibuga ayo ni amakosa kuko ni gute ujyana ifirimbi mu kibuga harimo n'iyindi firimbi ziba zigiye kuba ebyiri mwayakomye mwese we bazi ubu ako there's nothing funny uramutse uri kumwe n'abantu uri kubatera story ubabwira uburyo wowe na Nuza na Nyabitanga mwaryamanye kababwira ngiye Nyabitanga mani twararyamanye uzanabeze mani na abantu bakaguhakanya yakwiteza se ahubwo wowe akwiteza bye ngo muhamagare sense ngaho munganira ibisanisha nabyo wumve ukahita umuhamagara ubwo se tagiye guhamagara Nyabitanga ngo yaramukosoye hello yes uyu ninde turi kuvugana ni Seti inde ni Seti mufashe iki umva Seti urashaka iki sheri ko nari nkukumbuye se ngo nari nkukumbuye Seti mubaze wari isiramuje ngo ndimo ndakubwira Seti twavuganye ngo ubushize narakubwiye ngo icyo gifirimbi cyawe nutagikuraho nago ngiye nawe tuzongera kubonana ko mudaseka ino boro yari isekeje wagira ngo ndi kuvuga mu cyongereza ko mu cyongereza niho nabonye abantu bisekesha byanga byakunda ugomba guseka it's a must kuko iyo umuntu ari gutera brage ukabona uwo mwegeranya arimo araseka umuntu ari kuvuga hano brage mu cyongereza ni must nawe ugomba guseka kugira ngo atakwita ikigoryi so ahantu umenyera kuri ikigoryi ni igihe yasekeje abantu wowe ukabona utari guseka iyo wisekesheje uhita umwimyoza nyuma cyane ni ikigoryi pe mumeze mute reka manze mbanyuremo mbasuhuze then ubundi we proceed with the jokes imeze bite sister amakuru yawe bakwita nde Andrew zina ry'abahungu bakwita nde Livingstone ibona uti iyo wicaranye n'icyuki ntacyo kunywa mwese muri gufata muri hoteli nk'ingi ikomeye bimeze bite cyabitanga we akobwa gashobore kuryoshya ibintu seko zakubira gasa ariko ndebera nk'iki cyane ibi byane byo biba bikeneye Severant mwebwe mukajya mu migina gushakisha abana aba ngaba kana kari portable karanica reba uburyo nkuyobeyewe none se nukubera ko uyu nguyu nayi nambonye batamuriza nawe reka manze ngugereho abari iyo ngiyo mwihangane niko sariteye bimeze bite bakwita nde Sandra amazina y'abakire yose arangizwa na A Sonia Cynthia Katia Nadia Lydia bakwita nde madederi wowe na ahantu bihurira kana kari romantic mwe mukenewe Severant kuvuga akazina kabyishe reka tujye no muri Kimihurura bimeze bite irigori bimeze bite ngo umwuzure byari byagenze bite fresh hari amakuru ngomba kubaza igihano urabona kiriya gihande kiri VIP cyane ugereranyije n'ahangaha kuko baranywa ibyo kunywa biri ku meza iki n'iki amazi uranywa ya kabiri yego barayaje hari ibintu biba bisekeje n'izina pe reba na DJ reba naho DJ ari guhengereza reba uwo muntu ninde ko kute abari gusangira namwe umeze mute so naje hano gukora jokes ariko tugomba no kuzaza dukuramo inyigisho hari akantu kamwe nshaka kwigisha abantu
wari wagenda have you ever gone into sex and then finally agakingirizo kakanga gusohoka? Ibyo bintu mushobore kuba muzi ko ari ibintu bya brag twagira ngo twige. Ibyo bintu byari byakubaho. Like uri kumwe n'umukobwa nyabitanga ngwino hano tubikore neza kugira ngo babirebe. Nyabitanga nyamuneka mumereza amashyi aza imbere. Ibintu nyamuneka nibyo. Aho hantu habera movie. Urumirwa. Unambaye neza mana yanjye. Tambuka gikobwa haranira iryo kamba rya Prince Kid nubwo yagiye. Buri butandaraze ko biriya bintu bisaba kwinjira muri uri bubikunde se ariko harimo agakora byibuze ntako ririmo yes naryimana kobwa bari steady ushaka akora cyangwa ushaka kubikora tugiye gukina okay tubikore live nibyo ushaka so ikintu ushaka kugira ngo twereke abantu mu by'ukuri biriya bintu mubifata nk'ibintu biri aho ngaho ariko biba ari ingenzi buriya kugira ngo nabimenye unamenye n'uburyo bambara agakingirizo. Hari abantu baba bagakoresha hano ariko batazi uburyo gakoreshwa. Iyo biriya bintu byakubayeho iba ari filime mu cyumba. Erega nawe ndabona kareka sinakubwira. So no kuvuga ngo ikintu ugiye gukora ugiye kuryama nkaho igikorwa cyarangiye. Ugarame niyo mpamvu nakubaza gakora niba nayo ufite biraba live. Same ibintu ndi kuvuga urabyumva neza. Zitarigeze zisohoka. Itanga nago ndi bugukinishe pe. Urahajya hasi cyangwa naguhajya. Just isa nkaho wicara nagabo hirya bari bukurebe. Icare hasi gusa. Haje nyamuneka. Ikarisirimo nagirimo. Ukeneye imyenda cyangwa ukeneye ko njya hasi? Okay, jya hasi nibyo ndi gukeneye. Ubu hari abahungu batangiye gucomeka mu mukandara. We. Nukuvuga ugiye kwakitinga nkaho igikorwa cyarangiye. Microphone iri hehe? Nukuvuga ngo filime urayizi neza wowe usanzwe ubikora. Ntago ari ibintu bigoranye cyane. So ugiye gukanguka. Mikoro yindi iri he? Uyu ni umukozi wo mu rugo arimo arazana indobo uburyo tugomba kubya. Urabizi neza igikorwa cyarangiye twese ngiye mba meze gutya kenshi. Ndimo hano hagati neza. Kanchomeke. Ikibazo cya mbere uzi icyo babaza iyo umuntu ahagaze kuri ntacyo uzi ni ukuvuga ngo urahita ubyuka tuvuge sheri warangije nanjye mfite icyo ndi bugusubize hanyuma akandi kabazo uri bukurikizeho warangije yego narangije ese agakingirizo wagashize he hanjye ubwo mfite uburyo ndi bwijijishe kundi hanyuma duse nkaho twatangaye twese uraza kugira reaction ivuga ko kagumyemo mwimbe nanjye nkashakisha ako turagakina ukundi twakanguse twese twakangutse kanguka Sheri warangije yego ntabwo biba narangije ya kondomu wari wambaye iri he? Ya kondomu wari wambaye iri kondomu? Nanjye ntabwo ndi kuyibona wowe nanjye ndi kubona
none se igihe ko wari uyambaye. ese we ntabwo wayibonye ndi kuyambara? Nayibonye. none se ngo iki Kandi wanatangiye uyambaye. nayambaye nanjye ntabwo ndi kuyibona, wese ntabwo uri yamaye. none se reactinga nabi noneho utambwira ko yahezemo. Joshua, utambwira ko iyo kondomu yampezemo. ngo iki Utambwira ko yahezemo. yahezemo? icyo gihe utekereza kwa nyiri nkwaye yahezemo. Utambwira ko yahezemo. reka kuko wari turebe uyambaye. reka turebe icyo gihe tujya muri bibiliya matayo sa nkaho mbaza sheri uri kujya he? Ariko suri mu bikira. sheri uri kureba muri korodori niba irimo amashyi menshi kuri nyabitanga. aha icyana kinarimo mana yanjye. As I proceed, ndagira ngo nanone mwongere mushimire aba baterankunga nyamuneka Kiran kuba kino kintu cyabaye. They are behind comedy. Si ukubikabiriza, izi nizo matera nziza ushobora kuryamaho ukagira inzozi nziza pe. Utagira ngo kurota kugira iki biterwa n'ahantu runaka, ibiryo uba wariye iki n'iki. Ndakubwiza ukuri ko matora yituma kenshi sometimes urota neza. Iyo waryamye kuri ino matera bitari ukuyikabiriza, urota wabonye visa, wabonye green card, karota wagiye mu mahanga agiye atandukanye, Kongo n'ahandi henshi. Ariko iyo waraye kuri simukadi nk'abantu benshi mujya muharara, rota ikirombe cyakuguye hejuru, waguye muri wese uri kugutabara, reba imirari uramubwira nabara, arimo arirebera iriya. So nyamuneka nibyo nari ibitwaye tubikora hano. Aba bafite matera mu by'ukuri zitamanukamo n'amazi. N'amazi amanukamo nuko bagira ngo ntabwo mwabyumvishije. Ariko wari warangiza igikorwa n'umukobwa, amazi akajya ku buriri, uraryoherwa rwose, amazi agataruka, yewe no mu maso gakaraba. Ariko iyo kirangiye amazi arimo hano hagati, umukobwa baririya nawe uririya wagira ngo ni M23 yahuye na Kongo, bamuganira ibintu bitanerekera. So amashyi menshi kuri bano bantu nyamuneka. So nsa nkaho nsuzana none mbigisha kandi kantu. So the lesson we are going to take today, it goes with what we can call masturbation. Ndabizi abantu benshi hano mukunda kubikora ibyo bintu, mukaba mwishe ahantu wa muri ijambo kwikinisha, ntago ari ubwa mbere muryumvishije pe. Kandi ibyo bintu kugira ngo munakuremo n'isomo, abantu benshi mujya mutubwira ngo mukora comedy ariko na message ziba zirimo. Ndagira ngo mbabwire kino kintu, kugira ngo umuhungu akore kiriya gikorwa cyo kwikinisha habamo ingaruka nyinshi. Kuba ushobora kuba ikiremba, kuba ushobora kubura urubyaro, kuba ushobora kuba pararize, n'ibindi bintu byo kwihutisha gahunda amasegonda 10 ngira ngo murabizi. Sasa kugira ngo icyo gikorwa kijye kuba biterwa n'abakobwa. Abo bakobwa rero babitera gute? Kwa kundi umuhungu abasa nkagigira iki n'icyo akora ku ruhande, twebwe twamuzize bazageza ahangaha. Nukuvuga ngo iyo zageze ahangaha ziba zidukirigita, niwe usanga zigutegeka mufate ku ngufu, ndabizi araza kwemera, ugasanga nyine n'ibintu biba biri aho ngaho. Umuhungu bikarangira agiye hehe gukora icyo gikorwa runaka. Abenshi bakitabaza ibinini kugira ngo igikorwa kizagende neza. Sasa rero isomo ry'uyu munsi, nabajije abantu bamwe bajya bakunda kubikora, ndababwira mukora gute ibyo bintu. Bamwe barambwira ngo bakoresha amavuta ya gikotori, ntamuza si mubikora gute, nyine niye mpamvu mubikora kugira ngo gahunda zihute vuba vuba. Baza uwundi, wowe se ukoresha iki? Undi arambwira ngo akoresha isabuni. Ndabwira se kuki ukoresha isabuni? Ngo biba bimeze nk'aho ari byo nyine bya nyabyo uri gukora. Ngo gute? Murakoze cyane.